Igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi, kuri mwe mwese dufatanya gusangira ifunguro ry'umunsi, kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data. Ifunguro ry'umunsi cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi yo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 wa 4 iragira iti: intwaro zagucuriwe zaguye umugese. Intwaro zagucuriwe zaguye umugese. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza igira iti: reka gutinya ibizakubaho mwene data. Reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana yacu, Imana irakurinda. Iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda uwo mutwaro uremereye. Imana irakurinda ibyago biri muzirucamo. Imana irakurinda. Imana yacu, Imana irakurinda. Iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana imenya ubwenge
Haleluya, haleluya, bene data. Nshimishijwe n'Imana buryo ki yandinze. Bene data, yo nibutse ibihe nanyuzemo bitandukanye, ariko Imana ikagenda indinda inyongerera iminsi yo kubaho. Imana yacu, uyu muririmbyi arimba neza aravuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Urebe ubushake bwayo gusa, izakurinda. Imana ikurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda nubwo umutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana igikurinda. Imana uzi ko izi n'ubukene bwawe burya. Imana igikurinda muri ubwo bukene bwawe. Yarangije ngo komeza ubane n'Imana gusa, Imana izamenya uko izabikemura. Kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Uyimenyeshe ibikubabaje gusa, Imana izakurinda. Imana yacu habwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ibice 54 murongo wa 15 kugeze kuri 17. Haravuga ngo ahari bazaterana, ariko sijye uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Dore nijye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira icyo igutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Amen. Imana yacu ishimwe kuko ijya iturwanirira mu bitugoye byose, mu byaduhagurukiye, mu baduhagurukiye, abashaka kutuburanya, Imana ikabadutsindishiriza. Burya nubona waravutse ukaba urinze ugera kuri iyo myaka ufite, cyangwa se ukiri muto, ukiri agasore, cyangwa se unageze no mu zabukuru, ntuzibwire ko ariko umwanzi wawe yabishakaga. Kuko ukimara kuvuka wasanze hari umwanzi wamaze kubaho, wateguwe, cyangwa se inganda zahoraga zihora zicura intwaro zo kukumaraho no kukurangiza, utageze ku nzozi zawe, cyangwa se ku byo Imana yakugambiriyeho, cyangwa se nawe ubwawe wagambiriye kugeraho. Wabonye ko hari abo zahitanye, ariko izawe zaguye mu ngese zitakugezeho. Zishobora kuba arizo mu rugendo, cyangwa se ari abantu ubwabo bagukoraniyeho, bagukorera amanama yo kukugira nabi, ariko ntacyo bizigera bigeraho, cyangwa se bizigera bitanga, kuko wamaze gushinganishwa mu mushinga w'Imana. Abo ngabo rero umushinga wabo bawize nabi, uzabahombera, kuko bazabura aho bagurisha, cyangwa se izo ntwaro bazabura aho bazitwara. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese kuri iyi si aba afite ibintu bimuhiga kandi bimurwanya. Buri wese aba afite abamurwanya, buri wese aba afite ibimuhiga, bimugendaho, amashyari, ibintu bibi biba bigambiriye kugira nabi, gusubiza inyuma mu buzima. Ariko ndagira nkubwire ngo nta ntwaro bacuriye kurwanya izigera igira icyo igutwara. Imana yacu niyo izagenda ikurinda amagambo n'imigambi y'abantu, imigambi mibisha y'abantu. Kuri wowe ntacyo bizigera bigutwara, waba ari wowe, waba n'umuryango wawe. Bizafata ubusa ibitero byabo kuri wowe no ku muryango wawe na bene wanyu, bizafata ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire ngo Imana yacu izakomeza ikurinde, nubwo abantu bagerageza guterana,
bakagerageza gukora amanama, ariko ntabwo ari Imana iba yabahaye ubwo burenganzira, nibo ubwabo babikoze. Nubwo bakora ibishoboka byose ntibazigera babigeraho. Bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagufungishe, bazakora ibishoboka byose kugira ngo baguhombeshe, bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagusubize inyuma, ariko ntabwo uzigera usubira inyuma, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Ubyibuke ko hari ababigerageje ariko baratsinzwe, bakozwe n'isoni. Arangije avuga ngo dore nijye urema umucuzi uvugutira, nubwo uwo nguwo nawe ari Imana yamuremye, ariko uwo muriro ashaka kukoherezaho ntabwo uzigera ukugeraho mu izina rya Yesu. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Uwo ni umurage wawe. Wari uzi ko warazwe gutsinda? We warazwe kujya ubatsinda, ntabwo warazwe gutsindwa. Uzajya uhora ubatsinda. Niba guhagurukira uzabatsinda, niba kujyana mu manama uzabatsinda, niba gukoraho amanama ya rwihishwa uzabatsinda. Kubera iki? Kubera ko Imana yakuraze umurage wo gukiranuka. Imana yakuraze umurage wo gutsinda abanzi bawe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo nsengeye mwene data waba afite ikibazo, umugire neza, umutsindishirize, kuko ari wo mugambi wawe, kugira ngo izina ryawe, ijambo ryawe wavuze ukomeze urirengere. Urakoze, urakarama. Bana natwe byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so ibisanzwe Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe, ikomeje kubifuriza kugira mwaka mushya muhire wa 2025. Mugire akazi keza, ndabakunda. Shalom shalom.